Impamvu abagore bageze mu gihe cyo gucura baba batagishimishwa n'imibonano mpuzabitsina. Imibonano mpuzabitsina nk'uko bisanzwe ikorwa mu rwego rwo kwishimisha cyangwa se kororoka, akaba ari nayo mpamvu abantu bose iyo bafite ubuzima bwiza bashimishwa no kuyikora, ariko bikaba ikibazo iyo umugore ari mu gihe cyo gucura. Mu bushakashatsi bwakorewe mu gihugu cya Australia muri University ya Melbourne, bwagaragaje ko abagore bageze mu zabukuru, uko iminsi ishira bagana mu zabukuru, ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina usanga bugenda bugabanuka, ariko kandi bikagenda biba bitewe n'igihe bamaranye n'abagabo babo. Uko umugore akura niko ubushake bugabanuka. Nk'uko ubushakashatsi bubivuga, abagore bwakoreweho byagaragaye ko bajyaga bakunda kandi bakishimira imibonano mpuzabitsina bayikoranye n'abandi bagabo batari abo bashakanye baba bamaranye igihe. Iyo umugore ariho yinjira muri iki gihe cyo gucura, hari imisemburo iba itagikora neza yitwa oestrogene. Iyo rero iyi misemburo itagikora neza, ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina buragabanuka cyane, ari nabwo usanga umugore adashishikazwa nayo cyangwa yanayikora akumva ntacyo imubwiye cyane. Kubera iyo mpamvu kandi usanga n'ububobere bwo mu gitsina bugenda bugabanuka, maze yanakora imibonano mpuzabitsina akababara kuko n'umubiri ugaragiye igitsina usanga usa n'unyunyutse. Gusa ibi bikara cyane iyo umugore n'ubusanzwe akiri muto yajyaga agira utubazo mu mikorere y'igitsina cye mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Igihe rero umugore afite ikibazo kandi akabona kibangamiye ubuzima bwe, aba akwiye kugana abaganga bakamufasha kuko hari uburyo babafashamo kuba usanga bikabije. Bakaba bakongerwa imisemburo ya oestrogene, bakagirwa inama y'uko babana n'abagabo babo muri icyo gihe, ndetse bakanagirwa n'inama ku bijyanye n'imibereho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mugejejweho na Bangambiki Habyarimana.